Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Nongeye kubasuhuza mwebwe abakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba. Amahoro y'Imana nabe kuri mwebwe kandi umugisha w'Imana ube kuri mwe, ube ndetse no ku byanyu ndetse ube mu mitima yanyu. Ndabashimiye mwebwe uburyo mubana natwe, mbashimiye uburyo mubasha gukurikira iki kiganiro, mubasha gukurikira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nuko Imana ibaho umugisha kandi Imana ibashigikire ibiteho. Duherukanye mu minsi yashize ubwo twavuga ku ijambo Imana yahumurizaga Abisiraheli igiye kubambutsa inyanja itukura. Ubwo twavuga ko natwe hari inyanja iri imbere yacu kandi Imana izaturwanirira natwe ikatwambutsa. Uyu munsi wa none tuje kwiga ku magambo akomeye cyane, tuje kwiga ku magambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 16, turahera ku murongo wa 19. Twumve ayo magambo y'Imana icyo atubwira. Reka mbashimire rero uburyo mufata umwanya mugakurikira ubutumwa, mbashimire uburyo mufata umwanya mukabasha kumvira ijambo ry'Imana. Imana ijye ibashigikira kandi umugisha w'Imana, umugisha wo kumva ijambo ry'Imana uzabe kuri mwebwe ndetse no mu byo mukora. Reka dusenge mbere yuko twumva ijambo ry'Imana tuze gukomeza. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Wabanye natwe uraturinda, uradufata uyu munsi uradukomeza, ndetse mu byo twanyuzemo bya buri munsi, mu byo tugendamo. Ni ukuri Mwami Imana yacu ni wowe utwitaho, izina ryawe nirishimwe. Warinze umugaragu wawe, urinda abaja bawe, urinze ababyeyi bacu, urinze aba bose badukurikirana. Ni ukuri ubasha kubitaho ukabafasha, ni ukuri izina ryawe nirishimwe. Ariko muri uyu mwanya duciye bugufi kugira ngo tugirire imbabazi, kuko turi abanyabyaha, kuko twagucumuyeho, kuko twayobye nk'intama zizimiye, twaretse gukora ibyo dukwiye gukora, dukora ibidakwiye gukorwa. Ni ukuri muri twe nta buzima, ariko twebwe abafite agahinda k'ibyaha byacu. Niyo mpamvu tukwinginze ngo twese tugirire imbabazi. Girira imbabazi umusore n'inkumi, kandi ugirire imbabazi abumvira ijambo ryawe, maze rirusheho kudufasha no kuduhindura mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Reka dusome amagambo y'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 16 umurongo wa 19. Umutwe w'amagambo uravuga ngo umugani w'umutunzi n'umukene. Ku murongo wa 19 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka ibice 16 haravuga ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza iminsi yose, agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire, umubiri we wuzuyeho ibisebe. Imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe, kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungunyukira buva ku meza y'umutunzi. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. N'umutunzi nawe arapfa, arahambwa. Ageze ikuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kumwe na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu tuzi, antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu mubiri. Aburahamu aramubwira ati mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washyiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuza aho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati ndakwinginze sogokuru, ngo nibura umwohereze kwa data, kuko mfite bene data 5.
ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumvire. Nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yazuka. Imana ishimwe kubwira ijambo. Ni ijambo ririmo ubutumwa bwiza, ni ijambo ririmo amagambo afasha, amagambo yubaka. Ariko icyo wamenyamo hano muri aya magambo, wafatamo ijambo rivuga ngo uyu munsi uriho ariko ejo uzapfa, uyu munsi uriho ariko ejo uzapfa. Nyamara muri aba bantu babiri dufite ibigereranyo bibiri, dufite Nyamutunzi na Lazaro. Harimo umuntu wari ukijijwe wakundaga Imana akiriho, ariko yari umukene mu by'isi, ntabwo yari atunze. Ariko hariho n'umuntu w'umutunzi wari utunze, ariko uwo mutunzi mu byo yakoraga byose ntabwo yari umuntu ugwa neza, ntabwo ari umuntu wagiraga ubuntu muri ubwo butunzi bwe. Niyo mpamvu uwo mukene ntabwo yamugiriyeho umugisha, uwo mutunzi ntabwo Lazaro yamugiriyeho umugisha wo guhabwa icyo kurya, kuko ngo yaryaga utuvungukira two ku meza yiwe, ndetse yari afite n'ibisebe, imbwa zikaza zikamurigata mu bisebe byiwe. Ijambo ry'Imana ryabitubwiye neza tumaze kumva ko Lazaro yari umuntu wari utunze ku by'agakiza, ku byo gukiranuka. Nyamutunzi yari umuntu utunze ku byo gukiranirwa. Muri make yari umukire ku byaha, ariko Lazaro yari umukene ku byaha. Ni nayo mpamvu mu gupfa kwiwe habayeho igikorwa gikomeye cyane. Abamarayika baragiye baramufata bamushikiriza Aburahamu. Bamaze kumushikiriza Aburahamu mu gituza, na bukeye bwaho umutunzi nawe arapfa. Nyamutunzi amaze gupfa, hanyuma we ngo ajya mu hantu aho kubabazwa cyane. Ahantu yagiye byatumye yibaza uburyo yabagaho mu isi, icyo yashakaga cyose yaragifataga, ariko aho yagiye ntago yabashije kubona ibyo yabonaga, ahubwo yahuye n'umusaruro w'ibyo yakoze. Yasaruye ibibi yakoze ku isi. Lazaro yasaruye ibyiza yakoreye ku isi. Imana ishimwe ku bw'aya magambo, kandi irushaho no kudufasha no kuyumva, kuko iri jambo ry'Imana ririmo rirashaka kutwigisha ko dukwiye gukizwa none, kandi mu mibereho turimo dukwiye gukizwa, kubera ko tuzahembwa ibyo twakoze. Ntabwo tuzahembwa ibyo twumvise n'ibyo twebwe twarebaga twibwira ngo iki, ahubwo ibyo twakoze turi mu isi nicyo tuzahererwaho igihembo. Niryo suzuma tuzaba twarahawe kugira ngo duhembwe. Niba warahawe ibintu runaka bikakugerageza, hanyuma wenda bikagucumuzaho kuyobora mu nzira yo gukiranuka, icyo nicyo uzabaga. Niba wari umukene ukitwaza ubukene bwawe ukanga gukiranuka, icyo nicyo Imana izakubaza, kuko izaguha urugero ko Lazaro yabayeho. Lazaro yabaye atungwa n'ubuvungukira bwo ku meza. Wowe wabonaga n'icyo kurya ukakibona udatunzwe n'ubuvungukira, kuko utankiranukiye. Muri uyu mwanya ijambo ry'Imana ritwereka neza ko egari iyo umuntu apfuye hari ibyo ahura nabyo, hari ibintu ahura nabyo bikomeye cyane. Mu magambo twasomye yuko Lazaro akimara gupfa yagiye mu gituza cya Aburahamu, naho Nyamutunzi apfuye hanyuma ngo yagiye mu byo kubabazwa cyane. Ngo kandi ngo Lazaro ngo yahamagawe n'umugabo witwa Nyamutunzi, ariko abicisha kuri Aburahamu. Aravuga ngo sogokuru Aburahamu. We yahamagaye Aburahamu aramubwira ngo mbabarira wohereze Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mu mazi, maze aza ntonyangirize ku rurimi mu kanwa. Urumva ko ahantu yari arimo arashya, yari arimo afite inyota, zikomeye cyane. Nuko arangije ahamagara Aburahamu nawe amubwira amagambo akomeye. Aramubwira ngo twebwe hagati yawe natwe hari umworera munini cyane utatuma tubasha kugera aho ngaho. Iyo muri wowe harimo ibyaha mu mutima wawe, haba hari umworera munini cyane udatuma wumva usabana n'Imana, udatuma wumva usabana n'uwakuremye. Ariko iyo umaze gukuraho uwo mwenda, iyo umaze gukingurura icyo kintu cyose wari warakinze ku mutima, iyo usabana n'Imana wumva nibyo bintu bya mbere byiza.
nta cyaha na kimwe, ijambo ry'Imana bitubwira neza, nta cyaha na kimwe Imana itababarira, nta n'igitutsi na kimwe Imana itababarira, keretse ikintu kimwe cyo gutuka umwuka wera n'icyo Imana itababarira. Kandi ndahamya neza ko tuzitwa ko twatutse umwuka wera mu gihe cyose twanze kwemera Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Icyo gihe tuzabarwaho gukiranirwa, tuzabarwaho gutuka umwuka wera wadushiriyeho, tuzabarwaho gukiranirwa gukomeye kuko tutumviye umwuka w'Imana. Ariko ijambo ry'Imana hano ryakomeje ribwira abantu ari bo twebwe kugira ngo ritwumvishe icyo twakura muri Nyamutunzi na Lazaro. Aburahamu ngo yaramubwiye ati, mwana wanjye ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, na Lazaro nawe yahawe ibibi none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Yaramubwiye yuko yahawe ibyiza byakiriho. Hari ibyiza wagakwiye guharanira biruta ibindi. Niba yarahawe ibyiza akiri mu isi bijyanye n'iby'umubiri, hanyuma yajya gusarura agasarura ibimubabaza, wagakwiye guharanira ibyiza biri mu biganza by'Imana. Ubutaha nitwongera kwigana amagambo, tuziga ku magambo avuga uburyo abantu bacunguwe na Yesu Kristo bazima ingoma y'imyaka 1000 igihe Satani azaba aboshwe mu myaka 1000. Ayo magambo tuzayiga kugira ngo adusobanurire uburyo umuntu wese wagiye muri Kristo Yesu ntacyo azatwarwa n'urupfu rwa mbere. Uwo nguwo arahirwa, kandi urwa kabiri ntacyo ruzamutwara kuko azaba yaragiye mu muzuko wa mbere. Hanyuma uzajya mu muzuko wa kabiri ni uburyo bukomeye cyane Bibiliya tugeranyiriza mu Byahishuwe ibice 20. Aho ngaho yitubwira neza uburyo bizaba bitoroshye, bizaba bikomeye, ariko umuntu wese wakijijwe agifite ubugingo, akiriho agihumeka umwuka w'abazima, afite chance zo kutazajya mu rupfu rwa kabiri. Ni nayo mpamvu tuzaza twigana ayo magambo, twumva uburyo Kristo azaducungura tukamara imyaka 1000 tunezererwa nawe. Kandi imyaka 1000 mwibuke ko umunsi umwe twebwe tubara hano mu isi imyaka 100 ingana imyaka 1000, nani ntago ari 100, ni imyaka 1000 ingana n'umunsi umwe imbere y'Imana. Hanyuma ubwo kuba n'imyaka 1000 imbere y'Imana ibara ni imyaka myinshi. Ni nayo mpamvu Imana idukangurira gukizwa, ni nayo mpamvu Imana idukangurira kugira ngo tuve mu byaha, tureke ibyo twakoraga. Niba uri umusore urinde ubusore bwawe, niba uri umukobwa urinde ubukumi bwawe. Ijambo ry'Imana riravuga neza ngo mu minsi izaza ngo dore hazatera inzara. Iyo nzara nta yindi izaba ari iy'ijambo ry'Imana. Ni inkumi nziza n'abasore beza ngo bazagira inzara y'ijambo ry'Imana. Ni nayo mpamvu dukwiye gushaka ubwami bw'Imana hakiri kare, dukwiye gukizwa tugifite ubuzima. Hanyuma mu magambo akomeye Nyamutunzi we yakomeje gutaka, yahise yibuka abavandimwe be 5 ngo bari kwase. Arangije arabati, mbabarira nonaha ufate Lazaro umubwire agende abwire bene data 5 bari kwa data kugira ngo batazazaho ndi, kuko nabaho n'abasizi bari mu bibi. Nicyo yabisaga nkashaka kugaragaza, kuko ntago yari yarabasize mu byo gukiranuka. Ariko Aburahamu yaramubwiye ngo yabafite Mose n'abahanuzi bazabumbira. Aravuga ati boya wenda umuntu avuye hano akazuka akagenda nibwo babyumva. Aravuga ati oya nibatabumbira ntago bakumvira nubwo umuntu yava hano akazuka. Bantu b'Imana twe kugira imitima ikomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzabakuramo imitima ikomeye mbashiramo imitima yoroheje. Ni nayo mpamvu imitima ikomeye niba tuzayikurwamo kugira ngo dushirwemo imitima imenetse. Iyo ngiyo niyo kugira ngo twumve imiburo y'Uwiteka, ntago ariyo kugira ngo twikamize ngo niyo hazuka umuntu ngo nibwo twakwemera. Kandi ijambo ry'Imana ritwereka yuko niyo yazuka tutakwemera. None turahamagarirwa kwegera ku isoko, turahamagarirwa kongera kwegera kugira ngo tubane n'Imana mu buryo bukwiriye, mu buryo bujyanye n'uko ibishaka. Nuko ijambo ry'Imana Yohana yavuze ngo nituvuga ko nta cyaha dufite tuba twishutse, ariko nubwo turi abanyabyaha ntibitwemerera gukora ibyaha. Yakomeje avuga amagambo akomeye aravuga ngo ariko niducikwa tuzibuka ko dufite umurengezi mu ijuru, ari we Yesu Kristo, niwe mutahira mukuru w'intama. Ni nayo mpamvu duhamagara, ni nayo mpamvu ashaka ko twongera tukagaruka.
reka tuvuge ko mu biganza bye arimwo dusize ubugingo bwacu. Niba twumvira ijambo hari icyo ryadufasha kugira ngo Imana irusheho kuturengera, Imana y'amahoro irusheho kubana natwe, kandi Imana y'amahoro ikomeze kubashigikira, ibiteho, ibane n'imitima yanyu. Amahoro Imana itanga aruta umuntu yakwibwira, abarinde, abafashe. Reka dusenge kugira ngo kubwira ijambo, niba hari icyo uryungutsemo, niba utarakizwa, wakire Kristo nk'umwami n'umukiza, ujye kwitorera aho usengera kugira ngo bibashe kugufasha. Wiyereke abakuru b'itorero, babwire inkuru nziza Yesu Kristo yakubayeho. Reka dusenga Imana. Niba ushaka ko dusengana, aho waba uri hose twasengana, wumvishije ijambo wakwiherera tugasenga n'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye ko kuri Imana uri nyiribihe, uri bubasha, wabanye natwe muri ijambo ryawe ritwereka ko ntacyo dufite, twibwira ko dutunze tudatunze, nyamara turi abatindi bo kubabarirwa. Nyamara ijambo ryawe riduhamagarira kugira ngo tugure umuti w'amaso, dukore ku maso turebe. Mu izina rya Yesu Kristo turakwinginze kugira ngo umuntu wese wumvishe atsinzwe n'ijambo ryawe arusheho mwami kubabarirwa nawe, maze nk'uko wavuze neza ngo mugende mu isi yose mwigisha abantu, mubigishe, mubabatize mu izina rya Yesu Kristo n'iry'umwana, ngo n'iry'umwuka wera, mu izina rya Data n'iry'umwana n'iry'umwuka wera. Babarira umuntu wese wihannye by'ukuri, babarira umuntu wese ugukurikiye mwami, mwongerere ubushobozi bwo kukumenya, mwongerere ihishurirwa ryo kugira ngo amenye agaciro k'amaraso yawe Yesu Kristo. Komeza udushigikire kandi utwiteho, ubane natwe twese, komeze kurinda umukumbi wawe n'abumvira ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu urakoze, amen.